waba warigeze wibaza uko isi yahoze itegekwa mbere y'ibihugu tuzi uyu munsi? Hari ubwami bwari bukomeye kurusha ibindi byose bwigeze kubaho, ubwami bw'Abaperesi. Aho ni Irani y'ubu iherereye. Irani, igihugu kirimo kurwana na Isiraheli intambara y'inkundura, aho abaturage benshi bamaze kuhasiga ubuzima, amagana y'abaturage ibikorwa byabo bimaze kwangirika. Irani, igihugu cyahoze cyitwa Abaperesi, igihugu kivugwa muri Bibiliya. Wagize neza kutwumva, wagize neza kumva Softman Official. Hari ubwami bwari bukomeye kurusha ibindi byose bwigeze kubaho, ubwami bw'Abaperesi, aho Irani iherereye uyu munsi. Uyu munsi tugiye kugusangiza inkuru itangaje y'ubutegetsi, ubwenge, umurage, ubuzima bw'Abaperesi Empire. Ubwami bw'Abaperesi bwatangiye asaga mwaka wa 2500 ishize, butangijwe n'umwami witwaga Cyrus the Great. Uyu mwami yakoze ikintu gikomeye cyane, yemeye ko abantu bose bagira ubwigenge bw'idini, aho Daniyeli, Sadraka, Meshaki na Abedenego bavugwa muri Bibiliya muri Daniyeli bari barahungiye aho bari abanyagano i Babuloni. Abayahudi bari barajyanyweyo bunyago, yabasabye gutaha. Ubwami bw'Abaperesi bwari bukomeye cyane, bari bafite ibintu by'igitangaza gusa, bari bafite ibintu byagutangazaga, highways zigera kure cyane, fast messengers bajyanaga amakuru nk'uko email ikora ubu, tax system zikomeye. Ubu bwari uburyo bwo gutanga imisoro bukomeye nk'uko uyu munsi biri, n'uburyo butangaje bwo kuyobora ibintu byose byakoraga icyarimwe. Abami n'ibikomangoma nka Darius the Great na XLXS bahanganye cyane n'Abagiriki mu ntambara zikomeye nka Battle of Marathon na Thermopylae. Izo nizo nkuru z'amateka zitazibagirana. Ariko nk'uko amateka bivuga, nubwo wari umurwa w'ubutwari, Alexandre the Great yaje kubatsinda mwaka wa 330 before Christ, mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. It was the end of the Achaemenid Empire. Ni ukuvuga ko umurage basize aba bami Cyrus uracyagaragara kugeza n'ubu. Umwami Cyrus yari umwami w'intwari, yagaragaye mu mateka ya Bibiliya. Cyrus yakurikiwe n'umuhungu we Cambyses, n'umwami wa kabiri utavugwaho rumwe witwaga Bardiya. Icyo gihe ubwami bwari busa n'uburi mu rujijo, ariko mu mwaka wa 522 before Christ, mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, hagaragaye umwami witwa Darius waje kugarura ituze, umutekano n'imiyoborere idasanzwe. Yashinze imizi mu mateka y'Abaperesi. Darius, umwami Abaperesi bari bakeneye. Darius yabaye umwami w'Abaperesi mu mwaka wa 522 before Christ, mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, kugeza mu mwaka wa 486 before Christ, mbere gato y'ivuka rya Yesu Kristo. Darius yashyizeho uburyo bwo gucunga igihugu, agabanya ubwami mu bice 20, buri kimwe kiyobowe na guverineri. Darius yubatse railroad, inzira y'ubucuruzi ifite ibirometero birenga 2500 iva ku nyanja y'Umweru igana ku nyanja y'Abaperesi. Mu gihe cy'ubwami bwa Darius, hari umuhanuzi wari ukomeye w'umunyabwenge witwaga Daniyeli, uvugwa muri Bibiliya. Wari umuyahudi, yajyanywe ari umusore mu bunyage bwa Babuloni. Muri Daniyeli ibice 6 umurongo wa mbere kugera kwa 3, Darius yashyizeho abatwari 120 b'imisozi, no hejuru y'abatora 3 bakuru barimo Daniyeli. Yari afite ubushobozi, ubunyangamugayo ndetse n'umwuka w'Imana wari muri we. Abandi bayobozi bamugirira ishyari kuko Darius
yateganyaga kumugira umutware wa byose, premier minister. Bategura itegeko rigira riti umuntu wese uzasenga Imana cyangwa undi muntu utari Darius mu minsi 30 azajugunywa mu rwobo rw'intare. Darius asinya kuri iryo tegeko mu mategeko y'Abamedi n'Abaperesi ritahindukaga. Muri Daniyeli ibice 6:8 Daniyeli akomeza gusenga Imana ye nk'uko asanzwe abikora, ahita atabwa mu rwobo rw'intare. Ariko intare ntizamukoraho, Imana imufungira iminwa. Daniyeli arasohoka ari muzima. Darius atangazwa cyane, aravuga ati Imana yawe wasengaga ihoraho, niyo Mana ikwiriye gusengwa. Hanyuma Daniyeli ashyirwa mu cyubahiro kurusha mbere, naho abamugambaniye bajugunywa mu rwobo rw'intare, intare zirabarya. Muri Daniyeli ibice 6:22 iryo somo niho turisanga. Uyu mwami Darius yabaye umwami ukomeye mu bwami bw'Ubuperesi. Nyuma gato yuko umwami Sirisi yaramaze kuva ku ngoma, abahungu be babiri bagiyeho bayogoje ubwami bw'Abaperesi, aho butavugagaho rumwe. Ariko Darius aje yima ingoma, ndetse akorana na Daniyeli, Sadraka, Meshaki na Abedenego. Baje kuba abantu bakomeye i Babuloni kuko umwuka w'Imana yari muri bo. Ubuperesi, Irani ya none iri kurwana na Isiraheli, intambara y'inkundura. Ni kuki ibi byose byagize aha hantu? Ni kuki intambara yabayeho? Ese araho bihurira na Bibiliya? Ibi byose bifite imva n'inkomoko, imva n'imvano uhereye mu mateka ya Bibiliya. Kutumvira Imana kw'Abanya-Irani cyangwa kw'Abaperesi nibyo bigejeje isaha ngaha. Kutumvira Imana kw'Abisiraheli nibyo bigejeje isaha ngaha. Mwakoze kunyumva muri iki kiganiro. Nge ndi Softman Official. Ibuka kumanuka hasi ukan'inzogera, ukande subscribe, like, share ndetse na comment.